nje kuvuga kuri iyi statistique. Kuri statistique ahantu hari statistique abantu benshi murahitiranye, niyo mpamvu hanzanye kugira ngo muhereze imbamare nto n'urujijo. Hari abantu cyo ko umuntu ari kukwandikira kubazange se ngo kubera iki ngo mfite ngo namayininze ngo koyini ngo 20 ngo koyini 20 ngo ubwo nenzi bikoza zizamarira iki. Uzi ko ibyo uri gukina nabyo urirabizi, uzi umutungo ufite muri application ya Biravu cyangwa subscribe. ALL-MINIG-UPDATE. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mukurikiye channel yacu ALL-MINIG-UPDATE. Ubu turakora subscribe wayikora, kandi se nawe utari muri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE nyabuneka reba muri description y'iyi video urebe muri link. Abantu dukomeza kubibashishikariza cyane ariko ntago mubikora, ariko nyamara wo kurikiye iyi video niba urimo ni sawa cyane, kuko amakuru yose ya mining zitandukanye uzajya yahabwa binyuze kuri uyu muyoboro wa channel cyangwa se kuri WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE. Hari amakuru tutirwa dufatira video tukabaha amakuru abaziho direct tukayabaha bikarangira. Ikituzanye muri iyi video rero nkuko muri kubibona ndi muri mining ya Biravu, mwese nkuko muri kubibona ndimo. Hari amakuru nje gutanga ababaje anateye agahinda ku muntu ukora mining ya Biravu ukaba utarubizi, ukaba utarubisobanukiwe. Tega amatwi nyabuneka 5 kwa 5. Ntabwo nshaka video iba ndende, ariko ndagira ngo nsobanure ibintu bibiri by'ingenzi kuri wowe wamayininze Biravu ugatunga account yayo. Ikintu kimwe ngambere ngiye kuvugaho nanihuta nacyo kinzanye cyane, nje kuvuga kuri Biravu we nyiri Biravu ufite. Abantu sinzi impamvu dukomeza kuvuga ibintu ariko abantu nimubyumve. Ikinzanye rero muri iyi video nicyo ngicyo. Natinze muribuka ko mbere na mbere mining yo simbigaruka yukanzeho bakubwira ko reward yamaze kurangira. Ako ni kamwe mbanze nibutse wa muntu utazi uburyo kiba copy address ugihe umuntu ashaka nka USDB zo kwekuza cyangwa se BFIC icyo ukora hano kuri wallet nkuko muri kuhabona. Ndagira ngo mbere yuko nye muri ibintu byose mbibayereke, iyo umaze kugera hano murabona ko baguhereza ku depositinga na withdraw, bakakwerekana ko yini zirimo. Murahibona BFIC na Biravu na USDB. Icyo ukora rero we nagukandaho hano, kuko iyo ukanzeho nta kintu baguha. Icyo ukora rero wikandira deposit. Iyo ukanze kuri deposit baguhitishamo ese ni BFIC, ese ni Biravu ukayikandaho igasa umutuku, ese ni USDB ukayikandaho, ese ni ni binebi yako yini ya Binance ukahitamo, cyangwa se ni USDT ugahitamo. Yes, ariko kubera ko wishakira USDB cyo ukora cyangwa se BFIC uyikanda ikaba umutuku, ubundi ugakanda confirm. Ako kantu mukabone. Iyo maze gukanda confirm ndakeka muri kubibona ko ari address bamaze kuyiguha. Icyo kanda ukarakora copy hano, ngaka murakabona kano kantu ka copy hano, ugakora copy. Murabona ko yamaze kuba copied. Then bishatse tukanda submit kugira ngo wemeze ko wamaze kuyifata. Iki gihe rero uba wemerewe kujya kuri WhatsApp, kuri nuza ndumva abantu benshi muzi gukopia mukana pastinga. Ibyo byose nakirwa mbitindaho. Ikinzanye rero cy'ingenzi ari nacyo giye kuvuga kuri no video. Natinze ko nshaka ko na video iba ndende, nje kuvuga kuri iyi statistique. Kuri statistique ahantu hari statistique abantu benshi murahitiranye, niyo mpamvu hanzanye kugira ngo muhereze imbamare nto n'urujijo. Hari abantu cyo ko umuntu ari kukwandikira kubazange se ngo kubera iki ngo mfite ngo namayininze ngo koyini ngo 20 ngo koyini 20 ngo ubwo nenzi bikoza zizamarira iki. Uzi ko ibyo uri gukina nabyo urirabizi, uzi umutungo ufite muri application ya Biravu cyangwa. Tuza rero niba utabisobanukiwe, tuza musobanurire ibintu step by step ubanze ubimenye neza. Mbere na mbere ngiye kwisobanura kuri iyi statistique na nahandi hantu nshaka kujya. Nshaka kugira ngo mbahereze statistique yonyine. Aha hasi murahabona kugira ngo usobanukirwe. Ni ukuvuga ngo hano hari ahantu habanza ngo you are staking. Hariho Biravu 100 kuri wowe wese wamayininze Biravu, waba waramayininze fo gusa warafunguye account mining igikorwa, ufite Biravu 100. Icyo cyonyine ukimenye wowe nkurikiye channel ALL-MINIG-UPDATE ukabukurikiye iyi video. Menya ngo muri application yawe ya Biravu butuvugana ufitemo Biravu 100, waba waramayininze 1, waba waramayininze 5, waba waramayininze 6, menya ngo ufite Biravu 100.
izi birave ijana zihabwa buri muntu wese winjiye mushya. Ako kantu mubanze mukumve. Rero ahari available reward, aha niho handi hari zazindi wowe winjije, uzazindi wamayininze. Hari abantu umuntu akakubwira ati ngiye ko mfiteho 20 cyangwa se 10 ngira inama ubu nirirwa nzibikuza hari ikintu kirimo, akirengagiza ko afite hano birave ijana ziyongera kuzo yamayininze zikaba 120 cyangwa se zikaba 101 cyangwa se zikaba 125 cyangwa se 130. Ako kantu rero mukumve neza. Dore iyi statistique buri wese ayisobanukirwe urebe no kuyawe kugira ngo ubyumve. Iyi staking izuri bubone hano, menya ngo zira stakinze nizawe. Igihe uzakorera withdraw, ugitangira gukora withdraw bazatangira kujya baguha 1% byiza ufite hano habanza. Nujya kuri birave yawe wasangamo 100, hari abariho ni 130, hari abariho 140, abariho na 200. Reba wo hari handitse ngo you are staking, numara kuhabona neza ukasobanukirwa umenye ngo hariho ubutunzi bwawe bukomeye cyane. Izi birave ijana nizawe nkuko nabyo muri kubibona hano. Available reward nemero 30 ariko mfita n'ijindi 100 bagomba kuma. Ako kantu mukumve neza. Abantu rero muza munanyandikira umuntu ukamubwira ati wenda gura BFIC na USDB byo kubikuza, akakubwira ngo nge bari kumbaza ngo ibice bibiri ngo ubwo ngo nguze nyinshi ngo byaba ari byo gupfusha ubusa. My friend, menya ngo dore izi birave ijana nazo zizazano kuri available reward nazo zibikuze. Ubwo rero icyo gihe nabwo bazagusaba USDB, bazagusaba BFIC, tugerageza ko babwira ngo mubikuza hakiri kare kubera yuko tuzi ko coin zahagera hizamuke. Izo baguca ubu ngubu kubera yuko iri kwiga $0 0.2 naga ari yo bazaguca igihe izaba iri ku $1. Ako kantu mujye mukumva bazaguca menshi. Reka nkomeze nsobanura iyi statistique rero. Aha twabonye ko staking izi ni birave zawe zibijana nizijya zijya munsi y'ijana. Icyo cyo nicyo mvuze, buri wese menya ngo wowe wakoze mining ya birave ijana urazifite ako kanya. Icya kabiri, aha kuri available reward izi nizo wemerewe kubikuza, yaba izo wa stakinze baguhaye, yaba ari izo wamayininze, zose izo wemerewe kubikuza ziba ziri ahangaho mubare. Hano twagiye maximum reward, no kuvuga ngo hano mining ubundi hariho ko gukora staking. Izi ngizi ziri stakinze muri kuzibona hano hejuru 100. Mbere bavugaga yuko mining nidatinda guhagarara bazagukubira 5 yizo wa stakinze mano. Ubu nukuvuga ngo izi 100 iyo mining iza kubikomeje mbaba barazinkubiye inshuro zingahe 5. None kubera ko mining yahagaze na staking ikaba yarahagaze, bagomba kunsubiza ibi byangize zanjye zonyine. Nuvuga ngo izo nari nemerewe kuzabikuza mpaka mining irangiye. Iyo mining iza gukomeza nari buzahabwe reward za birave 500 kubera izi 100. Ako kubera yuko staking yarahagaze na mining yarahagaze, ubwo narahombye nazo nera kuzabona. Izo nari nemerewe kuri savinga muri icyo gihe, zo nari nemerewe dore nizi. Nari nemerewe kuza kuri savinga kuri izi 500, nari nemerewemo 467. Nizo zo nari nemerewe, ariko kubera ko nazo mining yarahagaze na nuza yararangiye nta kintu bama. Staking yarahagaze no kumayininga byararangiye, ubwo nta kintu na kimwe nahabwa byararangiye. Rero nyaboneka ukurikiye video menya ngo nubwo ufite birave 2 cyangwa se 5, menya ngo ufitemo n'izindi birave nyinshi cyane 100 zinanarenga. Nubona no kuri wa staking zihari menya ngo ni nyinshi cyane utarusobanukiwe ko ari izawe bwite. Ubwo rero nyaboneka mbibutsa ko kubikuza naho nubundi uca kuri statistique iyo ugeze hano kanda kuri withdraw. Mbibwira n'abantu bamushaka kugura USDB ujye uzirebe ziri available hano kubikuza uzishyiremo hano. Urareba ko ari 33 ngiye ubu tuvugana bakwereka ibice bagukata. Iki gihe nibyo uza ukavuga uti ngiye nkeneye USDB zingana gutya kugira ngo mbikuze. Ese ni 100 bakabikwereka izo usabwa, nese ni 500 bakabikwereka byose. Ubwo rero twagerageje kubaha update ziri seriye, ariko icyari kinzanye muri iyi video ni icyo ngicyo. Nashaka kugira ngo mbanze mbwire wa muntu wowe ukurikira cyane ALL-MINIG-UPDATE, menya ngo nubwo wamayininze 5 ukaba waramayininze 1 ukaba waramayininze zingahe, menya ngo ufitemo birave 100. Izi birave 100 nta muntu n'umwe utarazihawe waramayininze. Menya ngo nizawe rero kubikuza rwose n'ububasha bwawe sinutegeka, ariko menya ngo nutabikuza uzaba wihombya kuko izi 100 nazo nizawe nazo uzakenera kuzibikuza. Yes, icyo nicyo cyari cyenzanye muri iyi video rero sinanayitinzemo nagira ngo ibe ngufi, ariko mu buri wese asobanukirwe ibintu uko bimeze 5 kwa 5. Ndabashimiye cyane rero mwabasha gukurikira iyi video, gukora subscribe niba utarayikora, kora share kuri bagenzi bawe mubana muri groupe zindi zitandukanye no muri groupe urimo,
ubahereza amakuru ya biravu, niba batari banabisobanukiwe babimenye ko biravu ni umutungo ukomeye cyane. Ni ibihe byiza kuri mwese rero mwabashije gukurikira channel ALL-MINIG update. Nge ni Samson, tubana kuri channel ALL-MINIG update no kuri WhatsApp ALL-MINIG update. Ibihe byiza kuri mwese rero, ciao ciao.